Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha ngiye kubahereza umugani w'umukobwa wakase umutwe w'umwami. Ibuka kuduhereza like kuri iyi video ndetse na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeza gushimira abantu bakomeje kudutera inkunga yo kuduhereza subscribe na like. Imana ibaduhera umugisha. Nanone rero tudatinze, uyu mugani witwa yazanye umutwe w'umwami ariko azana n'isomo. Mu bihe bya kera cyane, mu bwami bwari bukomeye hagati y'amashyamba manini n'imigezi itemba bucece, hari hatuye umwami witwa Gahinda wa kabiri. Yari umwami w'umunyembaraga, ariko umutima we wari warapfuye urukundo. Yitaga abaturage be imbata, abagore yabafataga nk'ibikoresho byo kwishimishirizaho, akabasambanya ku ngufu. Naho uko byari byagenda kose, nta muntu wabashaga kuba yamuhagarika mu gukora ibibi. Umunsi umwe mu nama y'ibwami, yerekanye urutoki rwe rurerure avuga ati avuze aya magambo agira ati, ndi umwami, I'm the king, I'm the king. Ndi umwami w'ibwami ndetse n'abantu. Uwo nshatse ndamwica, uwo nshatse nanone nkamukiza cyangwa nkamubabarira. Abantu bose baracecetse, kuko gutinyuka kuvuga byari nko kwishakira urupfu. Ariko hari umugore umwe. Uwo mugore ntiyari asanzwe, yitwaga Imanizabayo. Yari mwiza, ariko ubwiza bwe ntibwari mu maso gusa, bwari no mu mutima udatinya. Yari umugore wakunze, yari umugore wakuze abona akarengane, ndetse se yishwe cyangwa papa we yishwe azira kuvugira abaturage. Nyina apfa azize intimba murumuna we yajyanywe mu gisirikare cy'ibwami, ntiyongera kugaruka ari muzima. Uwo munsi Imanizabayo yinjiye mu ishyamba riri hafi y'ingoro. Yafashe icyemezo cyahinduye amateka. Yaravuze ati, iyo ubumenyi bucecetse, ibibi bigira ute birivugira bikajya ku rwego rwo hejuru bikarenga indi ntera. Ariko igihe kirageze, uyu ni we munsi. Yateguye byose mu bwenge no mu mutima. Ntiyagiye n'umujinya gusa, yagiye n'ukuri. Mu ijoro ricuritse, umwami yari mu busitani bw'ingoro, atatse amajwi y'abagore n'inzoga. Imanizabayo yaraje afite icyuma mu ntoki. Amaso ye yari arimo ituze ridasanzwe. Yari umuntu usa naho nta kibazo afite, usa n'umuntu unezerewe ariko nanone atanezerewe. Yari afite intego mu mutima we, ariko iyo ntego muri uwo mwanya yari ihabanye n'ibyagaragaraga ku maso ye. Umwami yaramubonye, arangije araseka ati, nawe uje nk'abandi, uje gusaba imbabazi, uje gusaba impuhwe? Imanizabayo yaramusubije atuje ati, oya mwami wanjye, ahubwo nzanywe n'ubutabera. Mu kanya gato inkuru yahise ihinduka amaraso. Umwami wari waratinze yibwira ko adashobora gukurwaho, nanone yaraje kubona ibidasanzwe. Yabonye ibidasanzwe. Umukobwa witwa Imanizabayo yamuteye icyuma amwubikiriye. Umwami biramutungura, igitwe baragikata. Yaguye hasi, umutwe we utandukana n'umubiri. Nanone iyi foto uri kureba rero, iyi foto ni wo mwanya igihe umugore ahagaze atuje, afashe icyuma, atitaye ku maraso, atitaye ku bwoba. Ku ruhande rumwe umutwe w'umwami uracyarimo umunwa ufunguye, nk'uwashakaga
gutegeka n'igihe yamaze kugwa. Ariko inkuru ntiyagarukiye aho. Mu gitondo abaturage babonye ibyabaye. Bamwe barishimye, abandi bararize. Manizabayo ntiyahise ahunga. Yaraje ahagarara imbere y'abantu avuga ati, uyu mwami uko twese tubizi yakoraga ibitajyaniranye n'amategeko. Yicaga abantu uko abishaka, akarimanganya ubutunzi bw'abaturage uko abishaka, ndetse n'ibyinshi yakoze bitari byiza. None rero sinabikoze ku bw'urwango, ahubwo nabikoze kuko hari igihe umutima ugomba guhagarara ukavuga birahagije. Umutima ukavuga ngo birahagije ibyo maze kubona. Yaje gufungwa, ariko mu minsi yakurikiyeho abami b'ahandi bumvise inkuru. Abaturage barahaguruka, ubwami burasenyuka, akarengane karahagarara. Manizabayo yararekuwe. Ntibamugize umwamikazi, ahubwo bamugize ikimenyetso. Uyu mugani uratwigisha iki rero? Uyu mugani uratwigisha ko ubutwari si imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo ni uguhaguruka igihe abandi bose bicaye. Nanone iyo ubuyobozi bwabuze umutima, hari igihe busimburwa n'umutima w'umugore umwe. Imbaraga z'ukuri ziruta intebe y'umwami. Abakunda cyane cyane wakoze kuduhereza like na subscribe. Imana ikumere umugisha. Nawe utarayikora bizana neza kugiye kuyikora. Kandi burya umuntu wanze kuguhereza subscribe ntiwamusaba amazi, ntarangiza yaguhereze mu gihe ufite inyota. Nyabona gutanga aga subscribe na like bitwaye. Abakunda cyane cyane yo bagezagaho uyu mugani ni Fabien. Tubona naha mukanye mu byegeranye n'inkuru. Ciao.